Yes, rero turabashikira kuri subscribe ku Manzi Media TV kugira ngo muduteze imbere. Niba munkunda nyabona, niba munkunda, niba mukunda, niba ukunze ibyo nkora basi ukabyumva, umfashe urebe video yanyu nayisharinge. Iyo ni tafari, iryo ni tafari wabushize ku buzima bwanjye. Nzagusabira imigisha. Mumeze mute banyarwandakazi bakunze b'Manzi Media TV, twizera ko mumeze neza muri ibi bihe turimo, nubwo turi mu bihe bitoroshye byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Tubabwira ngo mukomere mwihangane kandi dukomezanye kugira ngo dukomeze twubake igihugu kizira amacakubiri, twubake igihugu cy'ubumwe. Tuvuga ngo FPR Inkotanyi warakoze gutabara u Rwanda, warakoze gutabara abanyarwanda. Ubu tukaba tumeze neza, umutekano ari wose. Rero ubu ngubu nyine tugarutse nk'Manzi Media TV kugira tugire bimwe tugenda tuganira cyangwa update y'amakuru tugenda tubaha, cyane cyane ajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Zimwe rero mu ngingo z'ingenzi turebaho kuri uyu mugoroba ni zikurikira. Iya mbere ni uko umuhanzi Bruce Melodie na bagenzi be babarizwa muri rebo cyangwa mu itsinda rya 1.55 AM barimo Coach Gael, Clement cyangwa Element, barimo ba Kenisol n'abandi bantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero basuye urwibutso rwa Nyanza, bifatanya n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bahari Nyanza, bifatanya nabo kwibuka abico hariya nyine, abatutsi bico hariya i Nyanza, ndetse banaha ubufasha ababyeyi, imiryango yarokotse jenoside hari i Nyanza. Ibi ngibi rero bije nyuma y'uko hari amakuru yagiye ahwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga ko Bruce Melodie ngo bageze mu gihe cyo kwibuka ngo abura ntifatanye n'abanyarwanda. Rero ubu ngubu nyine Bruce Melodie nawe yari ahari, ayo makuru nyine ayaburizamo, nyine ayerekana ko atari byo, ariko tubibutsa ko wavuze ibi ngibi n'ubundi ni baba paparazi babana bashaka kubiba urwango mu bantu. Tubibutse ko n'umwaka washize n'undi iri tsinda rya 1.5 AM ryasuye n'ubundi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'undi ryasuye urwibutso rwa jenoside rwa Ntarama, banafasha abapfakazi, ababyeyi n'abandi barokotse jenoside, barokokeye haranye n'Intarama, babafasha mu buryo butandukanye, mu buryo bw'ibiribwa, imyambaro, amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi ngibi rero uyu muntu, hari umuntu kuri Twitter yaje aravuga ngo Bruce Melodie bageze mu gihe cyo kwibuka arabora. Oya, ntabwo abora. Bruce Melodie abahari, ahubwo ni kwa kundi abantu bashaka kubiba urwango ku muntu cyangwa ku bantu, sinzi uko bimeze. Rero icyo ni kimwe nyine turaza kuba tubirebaho. Hanyuma icya kabiri turavuga ku munyarwenya Kanyabuganda Olivier aka Nyaxo, witwa Nyaxo, wamenyekanye mu rwenya hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa ndetse no ku isi muri rusange, aho mu ijoro ryashize yagiye akora live kuri TikTok itajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Rero nibwo RIB yamuhamagazaga ikamubaza byinshi kuri we nyine, ariko nyuma niho uyu munyarwenya Kanyabugande Olivier yaje kuba asaba imbabazi, yicisha bugufi nyine, avuga ko yakoze amakosa, asaba imbabazi nyine abanyarwanda. Nabyo turi bubicamo mu kanya. Reka dutangire rero mu buryo burambuye. Rero ngo twatangiye twivuga uyu Bruce Melodie na bagenzi be babana mu itsinda rya 1.55 AM. Iyi rebo nyine y'umuziki imanagingwa n'umukire Coach Gael, kabiri irimo na producer Element. Yes, ubu ngubu rero bari kubarizwa mu karere ka Nyanza mu Ntara y'Amajyepfo, aho bagiye kwifatanya n'abahatuye mu gikorwa cyo kwibuka
abatutsi bahiciwe muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 nk'uko twababwiye, aho unamiye imibiri iruhukiye muri Urwibutso rwa Nyanza, ndetse bahihumura ababyeyi n'abandi barokokeye hariya nyine kuri Urwibutso, ndetse banatanga ubufasha, inkunga y'amafaranga, ibiribwa, imyambaro n'ibindi bigiye bitandukanye kuri abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Rero tukaba twumva ko ni igikorwa cyiza iri tsinda rikora n'abandi bantu bose bakigiraho, kandi nk'uko nabivuze nkaba mbibutsa ko umwaka washize wa 2024 n'undi mu gihe cyo kwibuka nabaho Bruce Melodie n'itsinda ryiwe ryo muri 1.55 AM ryasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Ntarama, naho bashyira indabo ndetse banunamira imibiri iruhukiye hariya muri Urwibutso, maze banahihumura ababyeyi n'abandi bantu baharokokeye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse banatanga inkunga y'amafaranga, ibiribwa, imyambaro n'ibindi. Iki ni igikorwa rero njyewe cyagiye kinkura ku mutima, ndivuga ku giti cyanjye, cyagiye kinkura ku mutima nk'umuntu ukunda u Rwanda, nk'umuntu ukunda abantu, nk'umuntu ukunda abanyarwanda. Mbona ko Bruce Melodie na bagenzi biwe barangajwe imbere n'umukire wabo, boss wabo Coach Gael, ko ari abantu beza. Nyine ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, kandi nta muntu utabashimira, tubabwira ngo bakomerezaho kandi n'abandi batera ikirenge mu cyabo. Rero twihuse reka duhite tujya ku munyarwenya Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyaxo, aho yaje kuba asaba imbabazi nyuma yo gukora live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka turimo. Abiyuje ku mbuga nkoranyambaga zose akoresha, umunyarwenya Kanyabuganda Olivier uzwi nka Nyaxo yasabye imbabazi abamukurikira n'abanyarwanda muri rusange nyuma yo gutegura live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihe igihugu cyacu nyine kirimo cyo kwibuka izi nzirakarengane zazize uko zavutse cyangwa uko zaremwe. Ni ikiganiro uyu munyarwenya yari ayoboye agihuriyeho n'urubyiruko rumukurikira, abatera urwenya yewe n'ugerageje kubakebura bakamwima amatwi. Nyuma yo kuva kuri iyi live yari yateguye kuri TikTok, Nyaxo yasubiye ku mbuga nkoranyambaga ze atambutse ubutumwa bwo gusaba imbabazi, yisegura ku bakurikiye iki kiganiro ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ariko tubibutsa ko hari amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga yagiye atandukanye avuga ko Nyaxo yaba yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yarumubaze kuri iyi live yakoze nyine kuri urwenya ibikorwa yakoze bitajyanye n'igihe cyo kwibuka turimo. Rero nyuma nibwo babazaga Dr. Murangira Bitsira umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, avuga ko bari gusesengura ibyo iyo live ibyaye birimo kuyabamenye Nyaxo nyine ibyo yari arimo niba bitari bijyanye n'igihe cyo kwibuka, kutubutsa ko ari byo nkabaye ku nyine twabonye ko atari bijyanye n'igihe turimo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nyine nibwo uyu munyarwenya nyuma yazaga agasaba imbabazi. Yes, mu butumwa bwe rero asaba imbabazi yavuze Nyaxo yagize ati, aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze kuwa 11 Mata mwaka wa 2025 saa 3 z'ijoro kuri TikTok, aho nje na bagenzi banjye twari kumwe tuvuga ibintu bitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munyarwenya yakomeje asaba imbabazi ati, nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza urubyiruko n'ibyamamare gukoresha imbuga nkoranyambaga neza kugira ngo duhashye abapfobya jenoside. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsira yabwigiye ko bagiye gusesengura ibyakozwe hakarebwa icyakorwa. Ati, ikibanza no gusesengura ibyo yakoze hanyuma umwanzuro uzafatwe nyuma. Ubwo yarabajijwe niba ubutumwa amaze iminsi atanze bwo gusaba abahanzi gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo barwanya ibigarasha cyangwa bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, abayihakana ndetse n'abayipfobya, umuvugizi wa RIB yagize ati, kwigisha nugozaho ntabwo wakizera ko ubutumwa watanze bwumvishwe na bose. Hari abinangira gusa, tuzakomeza twigisha ariko tubijyanishe no guhana. Yes, ngaho nguko rero amakuru twa tubafite cyangwa update aka kanya ku munyarwenya Nyaxo ndetse
n'umuhanzi Bruce Melodie n'itsinda ryiwe ribarizwa muri 1.55 AM. Yes, rero turabashikira gukora subscribe ku Manzi Media TV kugira ngo muduteze imbere. Niba munkunda nyabona, niba munkunda, niba ukunze ibyo nkora basi ukabyumva, umfashe urebe video yanyu nayisharinge. Iyo ni itafari wabushize ku buzima bwanjye. Nzagusabira imigisha ku Mana, nzagushimira nukora subscribe, nureba video nashizeho ne wayireba umunota umwe, iminota ibiri, ariko uyirangije byamfasha cyane. Byakarusho ukayisharinga, wayisharinga muri group imwe cyangwa ukayisharinga abantu 2-3, ubuzima bwanjye urabuhinduye kandi nzagusabira umugisha ku Mana. Nyaboneka mumfashe mukore subscribe, like, share na comment, murebe ko mwamfasha ko nageraho mba nkageraho ngera. Niba wumva ibintu nkora nta kibazo biguteye, rero twasura tuvuga ngo dukomeze twihanganisha abanyarwanda, dukomeze twihanganishe ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Tubabwira ngo twibuke twiyubaka, tubabwira ko duhari kuya tubafite mu mugongo, tubabwira ko bitazongera nyine. Imana ibahe umugisha kandi bane namwe kandi bahe gukomera. Murakoze cyane.